Umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ntuzibagirana mu mateka y'Abanyarwanda n'isi yose muri rusange, kubera jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abarenga miliyoni imwe mu minsi 100 gusa. Mu bishwe muri jenoside harimo n'abahanzi b'indirimbo zagiye zikundwa na benshi kugeza n'uno munsi tugikunda cyane turi benshi. Biragoye kurondora amazina y'abahanzi bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi uko yakabaye yose, kuko uretse abari bazwi cyane kurusha abandi bitewe n'aho bakoreraga ubuhanzi bwabo, hari abandi batari bashyirwa ahagaragara cyangwa amazina yabo akabazwi na bake. Muri abo twavuga nk'ababarizwaga mu matsinda, amatorero na korali zo hirya no hino hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa uko iminsi igenda iza niko urutonde rw'abahanzi bahitanywe na jenoside yakorewe Abatutsi rugenda rugaragazwa, uko ubushakashatsi bugenda bukorwa cyangwa abantu bibukiranya bamwe mu bahanzi bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 twabashije kumenya. Dore naba muri rutonde tuza gusangamo umuhanzi wamenyekanye mu myaka yashize, yari umwe mu bahanzi bigarura imitima ya benshi bitewe n'uburyo yari afite indirimbo benshi bakundaga cyane, abenshi bamukundiraga ubuhanga mu kwandika ndetse na melody iryoheye amatwi. Ubu bamwita Sebanani Andre. Mu mazina azwi cyane harimo Sebanani Andrea, wari umucuranzi n'umuririmbyi muri orchestre Impara, akaba yarazwi no mu kinamico kuri Radio Rwanda aho yakinaga mu itorero Indamutsa. Yanaririmbye ku giti cy'indirimbo zitari nke harimo nk'iyo bita Karimi Kashyari, Mama Munyana ndetse n'izindi zitandukanye. Abenshi bamukundiraga uburyo ari umuhanga mu kuririmba live ndetse n'uburyo yasusurutsaga benshi binyuze kuri Radio Rwanda. Uyu nguyu yakinnye mu itorero Indamutsa, abenshi bamukunze mu makinamico atandukanye. Gusa ariko Sebanani yasize umugore Mukamurisa Anne Marie, nawe witabye Imana mu mwaka wa 2016 azize uburwayi. Gusa ariko numwe mu bahanzi bari bariguruye imitima ya benshi imbere ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Uyu numwe mu bahanzi bishwe mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, tuzahora tumwibuka. Gusa ariko muri abahanzi tuza gusangamo undi muhanzi w'igihangange, numwe mu bahanzi bakunzwe na benshi. Yari afite ubuhanga mu kwandika, akabina intyoza mu gutunganya umuziki, ndetse indirimbo ze zacurangwaga hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, haba mu birori bitandukanye ndetse n'aho abantu bateraniye cyangwa benshi bakazikurikirana ku maradiyo yabo bibereye mu rugo. Irindi zina riza imbere mu bahanzi bazize jenoside yakorewe Abatutsi ni Rugamba Sipiriyane, uzwi cyane mu ndirimbo nyinshi hamwe n'Amasimbi n'Amakombe. Imwe mu nkuru zasohotse mu kinyamakuru Imvaho Nshya muri Mata 2011 ivuga ko ubwo Rugamba yicwaga muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yari kumwe n'abandi baririmbyi kimwe n'abagize umuryango we. Sipiriyane Rugamba ni umwe mu bagabo banditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda binyuze mu muziki, akaba umwe mu bahanga twatunze mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uburyo yari umuhanga mu kwandika indirimbo, kuririmba ndetse no gususurutsa abantu binyuze muri live. Ni umwe mu bahanzi batazibagirana mu mitima y'Abanyarwanda kuko ibyo yakoze n'uno munsi biracyivugira. Indirimbo yagiye asohora benshi kugeza kuri uyu munsi baracyazishimira, benshi baracyazisubiramo bumva iyo njyana itagira uko isa y'umugabo bita Rugamba Sipiriyane. Gusa ariko ni umwe mu bahanzi bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, tuzahora tumwibuka. Muri urutonde rw'abahanzi bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda tuza gusangamo uwo bita Bizimana Loti. Bizimana Loti uzwi mu ndirimbo Nsigaye ndi umuzungu na Nta munoza, nawe yishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ubuhanzi bw'uyu muririmbyi bwari bushingiye ku gushyenga ariko bugahumanura abantu. Mu buzima busanzwe yari umuntu ukunda gushyenga n'ubundi. Abenshi bamukunze muri izi ndirimbo namaze kugarukaho nk'indirimbo bita Nsigaye ndi umuzungu, n'ubu kugeza kuri uyu munsi ni imwe mu ndirimbo abantu benshi bishimira. Gusa ariko kimwe mu bintu bitungura abantu ndetse bakanabyishimira cyane ni uburyo indirimbo zabaga zirimo ubuhanga bwo gushyenga ndetse ibyo twavuga nko gusetsa. Ubu kugeza kuri uyu munsi ni indirimbo mvuga kuramo ubutumwa bukomeye. Gusa ariko Bizimana Loti nimwe mu bahanzi bari bafite igikundiro gikomeye imbere ya jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, ariko yaje guhitanwa nayo mu mwaka wa 1994. Gusa ariko ngaruka ku bahanzi bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, ntabwo nakibagirwa kugaruka kuri uyu mugabo bita Karemera Rodrigue. Urutonde rw'abahanzi bari bakomeye bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi ruzaho n'uwo bita Karemera Rodrigue, nk'umwe mu bihanganye by'umuziki baririmbaga ku giti cyabo. Yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye, indirimbo zakunzwe mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa ariko no kugeza kuri uyu munsi abantu benshi bagikunda cyane indirimbo bita Kwibuka, nk'indirimbo bita Ubara ijoro ndetse n'izindi zitandukanye. Gusa ariko Karemera afite umuhungu witwa Iradukunda Valere Karemera, nawe w'umunyamuziki wamenyekanye cyane mu ndirimbo bita La Conta, Ihorere Munyana. Iyi ni indirimbo mwakundaga gukurikira kuri televiziyo y'u Rwanda, benshi babaga bayitunze muri telefone. Ni imwe mu ndirimbo bakundiye uno umwana w'uyu muhanzi bita Karemera Rodrigue. Gusa ariko iyi ndirimbo bita Ihorere Munyana cyangwa se La Conta yahimbwe n'ubundi n'uyu mugabo bita Karemera Rodrigue, akaba se w'uyu mwana bita Iradukunda Valere Karemera. Yahimbiwe n'umubyeyi we, yayimuhimbiwe mu mwaka wa 1990. Gusa ariko ku rutonde rw'abahanzi
bahanzi bahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda ntago twasigaho bita Emmanuel Sekimonyo. Sekimonyo yari umuririmbyi ukomeye ku giti cye, yarazwi cyane mu ndirimbo bita Umwana w'Umunyarwanda. Iyi ndirimbo ngiye kuyigarukaho nayivugaho byinshi, gusa ariko ni imwe mu ndirimbo zakunzwe na benshi. Gusa ariko Emmanuel Sekimonyo ni umwe mu bahanzi tuzahora tuzirikana, ntago azasibangana ku mitima yacu. Ni umwe mu bahanzi bari bakunzwe na benshi mu myaka y'icyo gihe, gusa ariko yaje guhitanwa na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Gusa ariko tuzahora tumwibuka. Gusa ariko ngaruka kuri urutonde ntago nasigaho bita Bizimungu Dieudonné. Mu bahanzi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi barimbaga ku giti cyabo kandi babahanga bari bafite impano ikomeye cyane, harimo no bita Bizimungu Dieudonné. Uyijwi rye rizwi mu ndirimbo bita Ibango ry'ibanga. Bizimana n'umugore w'Imbabazi Agnes bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ni umwe mu bahanzi b'abahanga twari dufite mu gihugu cy'u Rwanda, akagira impano mu kwandika ndetse no kuririmba ijwi rye ry'agatangaza. Gusa ariko tuzahora tumwibuka. Ngaruka kuri urutonde ntago nasigaho bita Uwimbabazi Agnes, n'ubundi wari umugore w'ingo bita Bizimungu Dieudonné. Uyu yari umugore wa Bizimungu Dieudonné nk'uko nabikubwiye, bakaba bararirimbanaga. Ijwi rye ryumvikanye mu nyikirizo y'indirimbo Munini yaje. Aba bombi bazize jenoside yakorewe abatutsi. Gusa ariko ngaruka kuri urutonde rw'abahanzi bazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda ntago ndi busigeho bita Gatete Sadi. Uyu muhanzi yarazwi muri orchestre Abamararungu. Uyu yaririmbye indirimbo zitandukanye, gusa ariko muri izo ndirimbo harimo nk'iyo bita Ijambo ry'Ukunda cyangwa se Julienne, Urugo rw'umugabo n'izindi zitandukanye. Ni umwe mu bahanzi batazibagirana mu mitima ya benshi bitewe n'ubuhanga ndetse n'impano yari yifitemo. Gusa ariko ni umwe mu bahanzi bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Ngaruka kuri urutonde ntago naza gusigaho bita Rugerinyange Eugene. Rugerinyange Eugene nawe yazize jenoside yakorewe abatutsi. Uyu muhanzi yarazwi muri orchestre Ingeri ikiriho kugeza kuri uyu munsi, benshi murayizi. Gusa ariko ni umwe mu bahanzi bakundirwaga na benshi ubuhanga yari yifitemo mu ndirimbo ze zanditse neza ndetse zifite injyana iryoheye amatwi, akabifatanya na bagenzi be bahuriraga muri orchestre Ingeri. Gusa ariko ni umwe mu bahanzi bazize jenoside yakorewe abatutsi ntazibagirana ku mitima yacu. Muri aba bahanzi ndaza gusoreza kuwo bita Murebwayire Mimile. Uyu mubyeyi yarimbaga muri orchestre Stadins yizwi mu ndirimbo nka Ansira, Rugori Rwera ndetse n'izindi. Uretse abahanzi ku giti cyabo n'abaririmbaga mu matsinda, hari n'abandi bari bazwi mu makorali. Twavuga nk'uwo bita Iyamuremye Saulive wabarizwaga muri korali Ndahemuka, Rwakabayiza Beric Masi na Kayigamba Jean de Dieu baririmbaga muri korali Do Kigali, Kalisa Bernard warimbaga muri korali Ijuru n'abandi. Gusa ariko aba bose tugarutse ni bamwe mu bahanzi ndetse n'ababarizwaga mu muziki. Abangaba baririmbaga ku giti cyabo ndetse n'ababaga mu orchestre atandukanye. Abangaba bazize jenoside yakorewe abatutsi ntituzabibagirwa ku mitima yacu, tuzahora iteka tubibuka.